Walk with me, lest mine eyes no longer see. Itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi, isabukuru nziza. Uyu mwaka wa 2019 itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi ryujuje imyaka 100 rigeze mu Rwanda. Itorero ryageze mu Rwanda mu gihe kiruhije kuko intambara ya mbere y'isi yari imaze igihe gitirangiye. Umubirigi witwa David Eliderov niwe waritangije afatanyije n'umusuwisi witwa Henri Monnier benshi bitaga Monnier. Ubwo hari mu mwaka w'1919. Muri iyi filime mbarankuru tugiye kukugezaho bimwe mu by'itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi ryagezeho. Turifashishije igitabo cya Pastor Jerome Birikunzira, umwarimu muri kaminuza y'Abadiventisti Afurika yo hagati AUCA. Turifashisha kandi ubuhamya bw'abatuye hirya no hino mu Rwanda bafite icyo bazi ku itorero rigitangira n'ubuzima bwaryo. Amashusho mubona yakusanyijwe hirya no hino mu Rwanda n'icyiciro cy'itumanaho mu itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi mu Rwanda n'andi yakuwe mu bubiko bw'itorero. Reka dutangire ku ihanga rya misiyoni ya Gitwe mu 1921. Henri Monnier na David Eliderov bakomeje gusenga Imana bayisaba kwibereka aho bashobora kubaka misiyoni y'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi. David Eliderov yavuye Kirinda aho yari yabanje gukambika yerekeza akwiriye guhanga misiyoni y'Abadiventisti ajya Nyanza. Yahuriye na Rezida w'u Rwanda. Bukeye bazana Igitwe bakambika mu mpinga yayo ahajya kwegera mu nkomero bahanoganiriza inama yo kuzahubaka misiyoni. Moses Segatwa ni umwe mu banyarwanda ba mbere bafatanyije na David Eliderov nyuma yo kumuhindura umudivenisti. Bageze Igitwe Inyamirembe baraharuhukiye. Bivugwa ko Gitwe hari ahantu abaturage bazanaga imirambo y'ababo bakayiharambika maze ikaribwa n'impyisi n'ingunzu. Kubera utwo duhanga hiswe Gitwe kugeza n'ubu. David Eliderov ntiyigeze agira ubwoba bw'utwo duhanga, ahubwo yaravuze ati, aha hantu naho Imana yaduteguriye gushyira misiyoni, kandi aka gasozi kazahinduka agasozi k'imigisha. Kuko rero ako gasozi kabaye ak'imigisha kuko ariko kakiriye misiyoni ya mbere y'Abadiventisti umunsi wa karindwi mu Rwanda. Kugeza uyu munsi Igitwe hubatswe ishuri ryisumbuye ryitwa Collège Adventiste de Gitwe, hari ikigo nderabuzima ndetse n'urusengero. Pastor Kayonga Etienne uri mu kiruhuko cy'izabukuru avuga ko Gitwe kuva na kera kose hari hanejeje kandi ko umurimo wahakorewe ushimishije. Iyo uvuze Gitwe uvuga wumva itangiro ry'ubutumwa. Rero usanga abantu bose banejeje, ndetse n'umuntu avuze ati ndashaka kujya Gitwe, ubye nagiye Gitwe, umva nezerewe cyane aho hantu bahora bavuga nkwiye kuzajya kuhareba. Hariho n'abaza bagatinyuka bakavuga ahantu ndahabonye n'irembo ry'ijuru rwose. Gitwe ikwiye kumvuga ko ari isoko y'ubutumwa, ari berceau, ari n'uburiri n'ingobyi yahetse abana bavuze, yahetse ubutumwa muri iki gihugu ku itorero ry'Abadiventisti, ikaba kandi ingobyi yahetse ubumenyi muri iki gihugu muri rusange. Umubatizo wa mbere wabaye mu 1922 uyobowe na Eliderov ubwe wari waramaze kwerezwa ubugabura muri uwo mwaka. Icyo gihe habatijwe abantu 6. Gitwe iherereye muri field yo hagati mu Rwanda. Umuyobozi w'iri field Pastor Umuremye Jorai Paul afite icyo ashimira Imana. Bashimye gushinga misiyoni mu Rwankeri, babamba amahema kuri ako gasozi bayararamo. Iryo joro rya mbere bahahuriye n'ingorane kuko mu gicuku haguye imvura idasanzwe irimo n'inkubi y'umuyaga itwara rya hema maze basigara banyagirwa kugeza mu gitondo. Aha duhagaze mu Rwankeri. Iyi nyubako ubona hano inyuma wayibagamo azwi ku izina rya Monnier. No mu misiyoneri waje arahatura, akora ibikorwa bitandukanye, ahavuga ubutumwa bwiza, abantu bamenya Yesu Kristo nk'umwami wabo ndetse n'umucunguzi wabo.
Kugeza uyu munsi mu Rwankeri hubatswe Collège Adventiste de Rwankeri, ikigo nderabuzima ndetse n'ibindi bikorwa bifasha umurimo gutera imbere, ndetse hari n'inzu Henri Monnier yabagamo. Mu 1931 A. Matter bitaga Bwana Meteri wari uvuye mu Rwankeri na Dr. Sturges wari uvuye mu bitaro bya Songa muri Congo berekeje ku Kibuye bashakisha aho bashinga misiyoni. Muri Nzeri uwo mwaka nibwo Sturges ari kumwe na A. Matter yatangiye kuvura akorera by'agateganyo imbere y'ihema yari acumbitsemo. Mugenzi watangiza imirimo yo kubwiriza ubutumwa bwiza. Tariki ya 20 Ukuboza 1933 abantu ba mbere nibwo babatijwe mu mazi menshi kuri Ngoma. Misiyoni n'ibitaro bya Ngoma byabaye intandaro yo gukongeza umurimo w'ubutumwa bwiza muri ako karere, ndetse bwambuka no hakurya ku birwa by'Ijwi muri Congo bunyuze mu kiyaga cya Kivu, dore ko kiri hafi ya misiyoni. Semunyana Benjamin na Kabaragasa Samuel ni abapasiteri bari mu kiruhuko cy'izabukuru badusangisha amakuru bazi. Mu byibwiriza ubutumwa byagendaga no kuvura abarwayi no gutanga ubufasha ku bantu kugira ngo bagire amagara mazima, ndetse byari no mu ntego y'ikwiza butumwa mu iki kirere. Ntabwo bageraga bateranira hariya, hano hakurya hari akantu bari barubatse, hari n'ishyamba, niho bitaga kuwiteka. Hari ishyamba, buriya bubatse mu ishyamba, amazu iyi nayiraho barubatse inzu babwirizamo. Ivuka n'ihangwa rya Field ya Kigali mu 1965. Field ya Gitwe yakomeje kwaguka yerekeza mu burasirazuba bw'igihugu, ubutumwa bugera muri Kigali, Byumba na Kibungo yari ifatanye n'Umutara. Mu 1976 havutse amatorero ya Muhima, Remera na Gikondo, insengero zirubakwa. Ivuka rya Union y'u Rwanda, Rwanda Union Mission. Umurimo nk'uko tumaze kubibona wari umaze gutera intambwe ndende. Umubare w'abakristo wari umaze kwiyongera ku buryo bugaragara, kuko abayoboke bari bageze ku bihumbi 142,381. Uko kwiyongera kwarutaga uko mu Burundi ugereranyije, biba ngombwa ko u Rwanda rubona union yarwo. Mu 1984 nibwo yavutse, yitwa Rwanda Union Mission, iyobowe na Robert G. Peck watashye mu 1989 asimburwa na Ray Tao wayoboye Union kugeza mu 1994. Union nshya yari igizwe na field eshatu zitwa Association arizo East Rwanda Association i Kigali, North Rwanda Association igizwe na Rwankeri na Mugonero, ndetse na South Rwanda Association igizwe na Butare na Gitwe. Ndagira ngo mbabwire ko ni igihe cyari kigoye cyane, ahantu yagendaga n'amaguru, yananirwa akaruhukira aho hantu, kandi atari wenyine gusa ahubwo afite n'umufasha we. Urabona ko hari ukwitanga gukomeye. Reka tuvuge ku ivuka rya Hermes Literature Ministry Seminar. Mu 1989 uwitwa H. Scoggins wari umuyobozi w'icyiciro cyo kubwiririsha ubutumwa ibitabo muri Union yatangije seminari ihugura ababwiririsha ubutumwa ibitabo ku Kimihurura i Kigali. Ntiyerekeye aho kuko yanatangije umushinga wo kubaka iyi seminari ku Kacyiru. Iyi nyubako izwi cyane ku izina rya Hermes. Umuntu avuze ko icyo gihe ariyo nyubako yari nziza kuruta izindi itorero ryari rifite i Kigali ntiyaba yibeshye. Tuvuge ku burezi. Igihe ababimbuzi bageraga mu Rwanda hari amashuri make cyane, kuko abanyarwanda babaga batarasobanukirwa n'akamaro ko kwiga. Nta wifuzaga ko umwana we yajya muri abo bazungu ngo agiye kwiga, ndetse abenshi barihishaga. Byageze igihe ababimbuzi bakoresha imbaraga, bifashisha n'ubutegetsi kugira ngo babashe kubona abanyeshuri. Pastor Moses Segatwa yabyanditse muri Huguka page ya 3 agira ati: ababyeyi b'abana bari barahamutse kera, bacyumva inkuru yacu bahera ko barabahungisha, ndetse bamwe bagenda urugendo rw'umunsi wose, abandi bakirirwa mu mavumo y'ibitare, bwahakwira bakabona kugaruka iwabo, bahase bakemera kuba baduha impongano z'ihene iz'ibimasa ngo tukunde tureka abana babo. Kugeza uyu munsi itorero rifite amashuri menshi yisumbuye nka Collège Adventiste de Gitwe iherereye muri Central Rwanda Field, Musha Adventist Technical TVET School iri mu karere ka Gisagara muri South Rwanda Field,
Gahogo Adventist Academy iherereye mu karere ka Muhanga muri Central Rwanda Field, Rwankeri Adventist Secondary School iherereye mu karere ka Nyabihu muri North Rwanda Field, Gisenyi Adventist Secondary School iherereye mu karere ka Rubavu muri North West Rwanda Field, Karenge Adventist Secondary School iherereye mu karere ka Rwamagana muri East Central Rwanda Field, Gakoni Adventist Secondary School iherereye mu karere ka Gatsibo muri field y'Amajyaruguru y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, na Kirehe Adventist Secondary School iherereye mu karere ka Kirehe muri field y'Amajyepfo y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Kaminuza y'Abadiventisiti yo muri Afurika yo hagati AUCA. Byatwaye igihe kirekire kugira ngo u Rwanda rugire kaminuza y'itorero. Igitekerezo cyo gushyiraho kaminuza y'ibihugu bya Afurika bikoresha ururimi rw'igifaransa cyatangiye mu 1966 gitangijwe n'umuyobozi wa diviziyo yahuranije Afurika Trans-Africa Division ariwe Pastor R. Pearson, nyamara sinzira icyo cyifuzo atakigezeho. Uwamusimbuye Pastor P. Mills yakomeje icyo gitekerezo, maze ku itariki ya 17 Ukwakira 1978 urwandiko rwaturutse mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda rushyigikira uwo mushinga wo kubaka kaminuza y'Abadiventisiti y'Afurika yo hagati, Université Adventiste d'Afrique Centrale. Uyu munsi iyi kaminuza ifite icyicaro gikuru i Kigali ku musozi wa Masoro. Ifite kandi campus ya Gishushu n'iya Ngoma mu karere ka Karongi. Tuvuge ku buzima kuko ari ukuboko kw'iburyo kw'ibwirizabutumwa. Iyi mirimo yombi yagiye itangirira rimwe nk'uko twagiye tubibona mu bubimbuzi. Abazungu b'abimbuzi bagiye baza barihuguye mu byo kuvura ndetse bamwe barabyize rwose. Abagore babo nabo barabafashaga. Mu gihe abagabo babwirizaga, abagore babo babaga bavura abarwayi. Ivuriro rya Gitwe. David Riderov ubwo yatangije ivuriro Gitwe akimara kuhashinga ihema. Yavuraga mu gitondo yarangiza agakomeza indi mirimo. Ariko igihe cyose habonekaga indembe cyangwa ikindi kibazo gitunguranye, yahagarikaga indi mirimo yose akajya kuvura umurwayi bazanye akamwitaho bihagije. Ivuriro rya Rwankeri. Mu Rwankeri ubuvuzi bwatangiye mu 1923 butangijwe na Bwana Meteri afatanije na mushiki we Mariya. Abantu ntibabanje kwitabira ubuvuzi nk'uko byari bimeze ku mashuri no mu ibwirizabutumwa. Ibitaro bya Ngoma. Umurimo w'ubuvuzi wahatangiye mu 1931, mu 1933 igice cya mbere cy'inyubako cyari kimaze kuzura, umurwayi wa mbere yinjira mu bitaro. Stages yari afashijwe na Maria Mata wari umuforomokazi. Ubuvuzi bwo kuri Ngoma bwateye imbere kandi buramamara cyane ku buryo abantu bavaga mu gihugu hose baje kuhivuriza ndetse no mu bihugu bidukikije nko muri Kongo. Ibyo byatumye ubutumwa bukwirakwizwa muri ako karere. Nyuma y'ayo mavuriro y'ibanze hakurikiyeho n'andi mato. Nk'ikigo nderabuzima cya Karora kiboneka ku Kibuye mu cyahoze ari komine Gishyita ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu, ahantu hari umusenyi n'amazi meza. Ikigo nderabuzima cya Kinunu giherereye mu karere ka Rutsiro. Iri vuriro rifasha abantu bo muri ako karere badafite ubushobozi bwo kwivuza kure. Ikigo nderabuzima cya Mudende kiri ahahoze kaminuza ya Mudende, ikigo cyashyiriweho gufasha abaturage bo muri ako karere n'abanyeshuri bigaga muri iyo kaminuza, kuri ubu ni mu karere ka Nyabihu. Ikigo nderabuzima cya Nyarwungo muri field y'Amajyepfo. Ivuriro ry'Abadiventisite ry'amenyo rya Kigali, Kigali Adventist Dental Clinic. Tariki ya 5 Ukuboza mu 1986 hafashwe icyemezo cyo kubaka ivuriro ry'amenyo Dental Clinic. Ni ivuriro rifite abaganga n'ibikoresho bigezweho. Ivuriro rya Remera Polyclinique Adventiste de Remera. Umushinga wo gushyiraho iri vuriro wadindiye igihe kirekire bitewe n'impamvu zinyuranye, cyane intambara na jenoside yakorewe Abatutsi. Byatangiye imirimo yaryo mu Kwakira mu 1999, riboneka hafi y'urusengero runini rwa Remera. Reka tuvuge ku iterambere. Ikigo cya ADRA, Adventist Development and Relief Agency. ADRA ni ikigo mpuzamahanga cy'itorero gikora nk'indi miryango itagengwa na leta yitwa NGO, Non-Governmental Organization. Nubwo ari icy'itorero, ntabwo cyita kuri ryo gusa, ahubwo gifasha abaturage bose muri rusange. Igihe cyose imaze yashoboye gukora ibintu byinshi birimo kubaka amashuri, amavuriro, imihanda n'indi mishinga itandukanye igezweho n'abaturage ndetse ifatanyije na leta.
uyu muryango ukora n'ibikorwa by'ubutabazi igihe habaye ibiza, ikibazo cy'impunzi n'ibindi. Amafiridi mashya yaravutse. Firidi y'Amajyaruguru yabyaye y'Amajyaruguru y'Uburengerazuba ifite icyicaro i Rubavu mu 2011. Firidi ya Kigali ibyara iya Kayonza nayo yaje kubyara indi. Imwe ba Firidi y'Iburasirazuba bw'Amajyaruguru ifite icyicaro i Nyagatare, indi ba Firidi y'Iburasirazuba bw'Amajyepfo ifite icyicaro mu karere ka Ngoma. Mbese abayobozi bazo barishimira iki? yatangiye ifite abizera bagera kuri 96 mu mwaka wa 2018, ariko ubu iri gukura kuko mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka wa 2019 tumaze kugera ku bizera 109. bose abizera baboneka muri Firidi y'Amajyaruguru y'Iburasirazuba bw'u Rwanda ni abizera bamaze gufata icyerekezo kugira ngo bagarure abantu benshi Kristo. Muri Kamena 2016 habaye ivugabutumwa ridasanzwe mu Rwanda rya TMI, Total Member Involvement mu Kinyarwanda, twese hamwe mu murimo w'ivugabutumwa. Byari riyobowe na Perezida w'Inteko Rusange y'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi ku isi, Pastor Ted Wilson, ari kumwe n'abandi babwiriza bari bavuye mu bihugu bitandukanye muri Amerika, Uburayi na Afurika. Abadivantiste b'Abanyarwanda barigizemo uruhare rukomeye. Ku iherezo ry'ibyumweru bibiri habatijwe abantu 110,000. Byabaye igitangaza mu mateka y'ivugabutumwa kuko nta handi byabaye ku isi. Birumvikana ko kwita kuri abo bantu bose byari ikibazo gikomeye cyane, ariko hafashwe ingamba zikomeye zirimo kwereza ubugabura abapasiteri 54 nyuma y'amateraniro yabereye i Nyamata mu mwaka wa 2017. Kugira ngo abizera babashe kwisomera ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi mu Kinyarwanda no kubona indirimbo zihagije, ubuyobozi bwa Union bwasobanuye ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Indirimbo abizera bari barize zongerwaho izindi 150, none ubu ni 350. Hubatswe ibiro bigezweho za Firidi zikoreramo. Firidi y'Iburasirazuba bwo hagati mu Rwanda i Kigali, Firidi y'Amajyaruguru y'u Rwanda i Musanze, Firidi y'Amajyaruguru y'Uburengerazuba bw'u Rwanda i Rubavu, Firidi yo hagati mu Rwanda i Muhanga, Firidi y'Amajyepfo y'Iburasirazuba bw'u Rwanda i Ngoma, Firidi y'Amajyaruguru y'Iburasirazuba bw'u Rwanda i Nyagatare. Ngoma mu Burengerazuba bw'u Rwanda nabo batangiye kubaka ibiro bya Firidi. Hubatswe kandi ibiro bya Union mu mujyi wa Kigali. Nubwo bimeze bityo, hari ingorane itorero ryahuye nazo. Uretse inyigisho z'ibinyoma zagiye zaduka mu bihe bitandukanye, ikindi kibazo cyashegeshe itorero ni Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, kuko yahitanye benshi mu bizera ndetse n'abayobozi b'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Nyuma y'imyaka 100 kuva mu 1919 kugeza 2019, itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi rimaze rigeze mu Rwanda ryahuye n'ibibazo by'ingeri zose, nyamara ryashoboye gutera intambwe igaragara cyane mu ivugabutumwa. Ibyakozwe byose kwari ukugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kugera ku bantu mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga rinyuze mu buvuzi, uburezi, kwita ku mfubyi no mu mishinga y'amajyambere. Igikwiriye kuranga abizera ari urukundo, kugira ngo urukundo Yesu yaturaze rukomeze kuba mu mitima yacu, ko nta kindi twageraho, nta na kimwe twaba tubeshya n'abandi igihe tudafite urukundo. Reka tugire urukundo, turushake muri Bibiliya, turwubake mu mitima yacu, niho tuzabasha kurangiza urugendo rwa Gikristo. Ikigaragara ni uko itorero rikomeje gutera imbere muri izo nzego zose. Imana yakomeje kuriba bugufi nubwo ryanyuze mu bibazo byinshi. Iyakoze ibyo izakora n'ibindi. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza.